hari muri 2006 natsindiye isoko ryijwi ku isi yose rya Coca-Cola yitwa Buvez tous Coca-Cola, partenaire officiel de la Coupe du Monde FIFA 2006. Ihari muri Coupe du Monde. Mfite indirimbo nitwa Inzozi ngiye gusohora. Ngiye gusohora. Inzozi. TV nzakora. Iza biri ku rwego rukomeye kurusha na AGIYE. Ntabwo byumva ariko icyo mubwira nuko uzabibona kandi sikera. Imana zambe kubirebesha. Ibyuma bya muzika biri ku rwego international ku buryo nta muririmbyi no muzaza mu Rwanda vuga ngo agiye gufata ibyuma muri Kenya. Ibyari inzozi bibaye impamo, ibyo narotaga birasohoye. Nshuti bakunze b'ikiganiro imbaraga mu guhimbaza kuri Radio 10 tubahaye ikaze. Turizera neza ko Imana iri kumwe namwe mukurikira no ku Inzozi TV. Imbaraga mu guhimbaza irabahembura. Bakunzi ba Inzozi TV, ndabinginze ukimara kureba iyi video nturebe gusa, wafashe umwanya munini ureba ukoresha internet yawe ni kubera urukundo. Genda hari ukore subscribe. Tik. Twagarutse nanone ku Inzozi TV uyu munsi twazaniye igihanganye cyangwa se umuntu mwari mukumbuye cyane nkuko muri muramureba imbere ya kamera z'Inzozi TV. Numugabo ukumbuwe, numugabo ufite umwihariko udasanzwe, ufite ibintu byinshi azi, afite impano zirenze ebyiri kandi zose zikora mu buryo buhambaye bw'igitangaza. Twagira ngo yibwire abantu tudaba mu buhanzi bwe mu Ndurira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzavahe, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru bagenzi. Ndurira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzavahe, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru bagenzi. Ni byiza kunezererwa mu Mana kuko ugize kibazo icyari cyo cyose urapfuka mugasenga Imana yawe ugahita ubona igisubizo. Nduburira amaso yanjye ku misozi, gutabarwa kwanjye kuzavahe, gutabarwa kwanjye kuva ku Uwiteka waremye isi n'ijuru bagenzi. Mwumvise EDDY KAMOSO, ndibaza ko mwari mukumbuye uyu mugabo, mwari mukumbuye kumva iri jwi riryoshye cyane, ijwi umuntu wese yumva kumva n'ijwi ry'umugabo kandi rifite imbaraga nyinshi cyane, noneho rirenze no kugira imbaraga risize n'amavuta. Iri ni ijwi Abanyarwanda bakumbuye cyangwa bakumbuye igihe kinini cyane. EDDY KAMOSO, ntago umaze igihe kinini ugarutse mu Rwanda, tukagira ngo tugusuhuze uraho. Ndashima Imana cyane, imyaka myinshi bana. Kandi tugukumbuye pe. Nanjye nabinkumbuye cyane, nakumbuye u Rwanda, nakumbuye Abanyarwanda. Urumva kubera akazi kacu turazunguruka ariko amaherezo mu rugo ni mu rugo. Mu rugo hari mu rugo ko byagenda kose. Mu rugo ni mu rugo kandi uri mu rugo nyine ugubwa neza. Uyu ni EDDY KAMOSO, mwamumenyereye kwijwi cyane cyangwa kuri Radio 10 cyane, ndetse kiganira imbaraga mu guhimbaza. Kiganira imbaraga mu guhimbaza. No umuntu wa muri gospel cyane, no umuntu ufite indirimbo nyinshi za gospel, akaba akunda gukora cyane injyana ibyinika. Ego. Abenshi rumba afrobeat. Wow. Na afrozouk nizo nkora cyane. Kadoga kabisa, abantu barakuzi kandi wakoze indirimbo zitandukanye zizwi. Duhereye kuri iyo ngiyo imaze kwintroduce mu kanya, yitwa Nduburira amaso yanjye ku misozi, hari na Afrika haguruka nizo abantu bamenye cyane. Nazo zatumye nimba naratembeye mu bice bimwe by'isi no kubera izo ndirimbo. Uyu munsi uri hano, ibirenge biri hano cyane, ubireye umutima uri hano. Ubugize turagufite ibisi. Ndahari pour le moment, ntabwo nta gahunda mfite yo kugenda muri iyi minsi kuko
ntago ushobora kugira icyo wubaka maze ngo kireke gutyo. Murabizi no kugira ngo ngi Burundi nuko hari ibyo nari maze gukora kandi mbona bifite umusingi. Hari nakoze ikiganiro, natangije ikiganiro cyo guhimbaza Imana n'icyari gihari mu Rwanda. Nagize kubera umutwaro nagize u Rwanda, Abanyarwanda bari bakeneye guhembuka kubera ibibazo twari tuvuyemo bya jenoside yakorewe Abatutsi. So Imana yari ikeneye guhembura imitima y'Abanyarwanda. So ntagize rero icyo kiganiro kandi Imana yakoze bikomeye. Uko rero Imana yanyohereje ahandi kugira ngo nongere nubake nanone ikintu nk'icyo ngicyo. Ngi Burundi no ndubaka iyo network ya gospel. So Imana ikora ibitangaza, Imana yongeye kungarura hano. So nongeye kubaka icyo bita Bakora Media. Aha rero niho muri studio za Bakora Media, kuri office za Bakora Media. Nuko yitwa Bakora Media. Bakora Media. Inkoni ya Mose. Bakora ni inkoni ya nkoni Mose yarafite. Abakurikiye Inzozi TV ndibaza ko muri murumva neza uyu mugabo irijwi, nagira ngo hari ukuntu se EDDY KAMOSO. Yes. Ubundi mu busanzwe muri ibintu ukora ufite impano zagaragaye cyangwa impano zakugaragayemo. Abanyarwanda babashije kumva ndetse cyangwa banumvise ntibabamenye ko ari wowe. Ni nka zingahe? Bo impano icyambere ni impano yo kuririmba. Yego, iyo barayizi cyane. Iyo irazwi. Hariyo n'ibintu byo kwamamaza. Natangiye kugaragara mu bintu byo kwamamaza muri 98. MTN gitangira. Yego. MTN gitangira. Nyuma nono za kwamamariza company zikomakomeye, harimo za BRD, harimo za Sonarwa. Abenshi barabizi hari publicité nakoze ya BRD bise imbarutso y'ubukungu. Ndashaka Abanyarwanda hari utuntu wagiye ukora abantu batigeze bamenya kandi ari wowe wadukoze, bakumva ijwi gusa ariko ntibatahure ngo ninde. Ndashaka uduhe jingo nk'ebyiri. Jingo ebyiri, hari ya BRD irimo, uduhe ya MTN yamenye BRD imbarutso y'ubukungu, hari na za Sonarwa. Yego, ingabo y'umutamenwa. Gasubiremo ukuntu wabivugaga kugira ngo abantu. Sonarwa ingabo y'umutamenwa. Hanyuma navuze ya BRD imbarutso y'ubukungu. Hari na Sonarwa imbarutso y'ubukungu. Hari na DSTV so much more. Hari muri 2006 natsindiye isoko ry'ijwi ku isi yose rya Coca-Cola yitwa Buvez Coca-Cola, partenaire officiel de la Coupe du Monde FIFA 2006. Hari muri Coupe du Monde. Boni twinshi ni byinshi. Iyo jingo ya Coca ni wowe ikoze yacagaho muri 2006. Mu gikombe cy'isi. Yego. Wow. Ngira ngo muri muramumva dukomeze indi. So ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe bagenzi, kuko Imana izi ibyo nifuza byose. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe bagenzi, kuko Imana izi ibyo nifuza byose. Yesu agiye kujya mu ijuru, yasize avuze ati nimugire icyo musaba cyose nzagikora, kugira ngo data yubahirizwe mu mwana we. Ntabwo nkwiye kujya niganyira, nibaza uko ejo nzaba merewe bagenzi, kuko Imana izi ibyo nifuza byose. Wow. Hari n'indi mpano imwe wibagiwe y'umunyamakuru, umunyamakuru mwiza cyane. Kuri Teledisi wakoze, nakwita ko ni ibitangaza ko nyuma yawe ntabwo kira kiganiro cyongeye kubaho. Wakoze ikiganiro cyiza cyane. Nakoze ikiganiro cyitwa imbaraga mu guhimbaza. Cyakunzwe mu buryo butaraba. Ngira ngo murabyibuka. Nshuti bakunze ikiganiro imbaraga mu guhimbaza kuri Radio 10, tubahaye ikaze. Turizera neza ko Imana iri kumwe namwe mukurikira no ku Inzozi TV. Imbaraga mu guhimbaza irabahembura.
uri igitangaza wa mugabo akabona uri igitangaza rwose ngiye mpita mbikumbura ndabyuka ikiganiro imbaraga mu guhimbaza abantu bararaga barira abantu baraga barira bagahimbaza baramya Imana yakoze ibikomeye njya mbishimira Imana cyane kuko ntabwo byari byoroshye icyo gihe imitima y'Abanyarwanda yari ikomeretse cyane so njya mvuga yuko ari Imana nta mbaraga zanjye rwose navuga ngo nakoresheje ni Imana yamisemo kugira ngo mbe umukozi wayo icyo gihe intereka aho ngaho kugira ngo Abanyarwanda bahembuke rero ndabishimira Imana cyane nk'izindi secteur zose z'Abanyarwanda nk'ibindi bice byose by'Abanyarwanda nyuma ya jenoside yakorewe Abatutsi uribuka neza ko byari bigoranye ko abantu bazamuka uyu munsi urabona turakubona uri muri studio nziza cyane icyo gihe nta zari zihari urabyibuka zari nkeya bishoboka icyo gihe ndabyibuka muri ibyo bihe hari studio imwe nziza iri professionnel nitwa Ronitunga yego ndashaka rero uyu munsi kugira ngo Abanyarwanda iyo turimo turakora ikiganiro nk'iki twerekana ko hari aho twavuye uyu munsi hari aho tugeze iyo YAGIYE KAMOSO muri ibyo bihe bafite studio imwe igihe ariyo iri ku rwego so hari izindi hari indi yo muri ADPR hari n'undi yo kwa Wimana ariko studio iri professionnel naho natangiriyemo yari ya Ronitunga arya ntiyakorera ku Muhima oya iriya ya Wimana yakoreraga ku Muhima ariko yaho yakoraga yatakiye muri City Plaza niyo twabanje gukorera icyo gihe hari ngewe twari batatu ngewe Ben Rutabana na Group Soas nitwe twarimo ibyo bihe urumva twazamukiye rimwe na ndirimbo z'amakoma zisohotse nicyo narengeye kugeraho Abanyarwanda twari tumenyereye kumva mu bice bya secular music bakurikiraga indirimbo z'inkongomane nta kibazo ariko muri gospel nta ndirimbo za shosho za rumba zari zihari uribuka neza ko n'Abanyarwanda ntuziza makoma uribuka iza mu Rwanda ko n'Abanyarwanda bamubonaga bafite amashyushyu bayishaka bya cyane aho rero nabo mwazamukiye ndabyibuka muri kiriya gice mwazamutse muri bake ariko nagira ngo use nk'utuganiriza kuri biriya bihe ni intambara mwanyuzemo ariko utuganirize kuri iriya ntambara muri biriya bihe mu bisanzwe nari nsanzwe mfite indirimbo kuko nakiriye Yesu muri 1998 mu itorero ryitwa Assemblée de Dieu Nyamirambo ku mupasiteri witwa Evariste Rwabikinga kandi nawe njya mushimira cyane ko yandeze yakujije impano zanjye arankurikirana atuma impano yanjye ibasha gukura niyo navuga ngo niyo wampaye stage ya mbere muri eglise kugira ngo impano yanjye igaragare aranshyigikira so hanyuma numvaga ngewe ikintu cya mbere ngomba gusohora indirimbo nziza ifite qualité ndavuga ni kubera iki abantu bo hanze twumva za South Africa iyo twumva indirimbo zabo ziba zimeze neza ariko twebwe Abanyarwanda usanga turacyari mu ndirimbo za zindi zisohoka ukumva ugutwi kumukura avuze ukuri ni kuvuga ndasenga naje gukora ibitangaza makoma asohora album famille makoma ndayumva numva ishyari navuga ishyari ryiza numva ngize ishyaka ryo gushakisha mvuga ni bon icyo gihe hari studio zarize muri Uganda umva Uganda niyo rifite ama studio na Kenya nibuka ko navuganye nagize contact no mu mama witwa Angela Chibalonza ngira ngo urabyibuka gitaramo nagize kuri Petit Stade twagomba gucurangana muri kira gitaramo cyari gishyuka na Berde na Coca-Cola kuri uwo mugoroba yakoze impanuka agomba kuza gufata indege aza mu gitaramo so turaganira nawe ari kumubwira ukuntu naza muri Kenya kuza gukora album ariko biranga nkakomeza kumva ko naguma hano mu Rwanda avugana byanze bikunze Imana izakora ibitangazo so nibwo nagize amahirwe aho aza kuri ngira ngo yari contrat ya MTN uko biri kose icyo gihe igitangira azazanye na studio bakorana na Albert nyiri contact FM icyo gihe bazana studio noneho atangira gukorera Ben yamamaza MTN so
nkimara kubibona mbona nabonye kuri televiziyo Rwanda rwose mbona studio ndavuga ni easy kwako yes nabonaga Arakel na Celine Dion mbona ukuntu baba bameze muri studio ndavuga nk'izi studio tuzazijya mu ryari nibwo rero nagize ikintu nagize nateye intambwe njya gushaka Aaron ntiyabonekaga icyo gihe ntabwo byari byoroshye ndabyibuka ntabwo byari byoroshye kubona Aaron kugira ngo mubone byabaga muri Aaron na Albert ariko ikintu cyambere cyatumye mbemeza babaye bakuriwe n'ijwi Imana yampaye kuko narababwiye nishobora kutaririmba ariko hari ibindi nakora mba numva nakora publicity so Albert yinjiye avuga gutyo mu Giswahili ko sauti pe mbone ngo na sauti ya bimba ngundi twamukoresha muri za publicity so avuga ati umuhungu ko afite ijwi ryiza ntago twagerageza tukamukoresha muri za publicity uko niko noneho twahuye mvugana na Aaron arambwira ati nozo ufite amafaranga ndavuga ni papa afite amafaranga rwose musabye amafaranga ntago yayanyima ariko papa navugaga ntabwo ari Jean Kamoso wakoraga muri icyo gihe ari PVK yari muri urbanisme rabizwe n'icyo gihe nta mafaranga menshi yari ari ariko Imana ikora ibitangaziza gukora ku mudamu witwa Marie Providence nyine papa wavugaga ndagira ngo mubwire Abanyarwanda papa navugaga rero ni Yesu kuko niwe wari ufite niwe nyiri feza n'izahabu nibuka ko Aaron yanciye 300 ku ndirimbo muri kiriya gihe indirimbo hari 2000 no nta 2000 hari 1998 muri 98 muri 98 gukorera indirimbo 300 hari 99 mu kwezi kwa mbere indirimbo imwe 300 Afrika haguruka na nduburira Aaron nta mikino yarafite uriya musaza ntabwo yoroshye nta mikino donc ni standard yubatse ku isi yose indirimbo nyine ni ibyo ndibaza kugeza nko muri miliyoni azigaye niba muri kiriya gihe byari urumva rero kandi nagomba gukora album yose indirimbo 12 my god ariko Imana ikora ibitangaza sinzi ukuntu yabigenje umugani wa Barthélemy niwe waje ati tubwira ukuntu wabonye bamaze kumukiza ati wavutse utabona ati none tubona rwose n'ubu ngubu ati wakize ati uko nakize ntimumbaze igikuru nuko naribonye ariko ndareba nuko nabonye uko byagenze Imana ikora ibitangaza dukora na Aaron yo album umuriro kabisa Afrika yarasohotse ijya kuri radio Rwanda ndabyibuka uribuka ko icyo gihe hari ibinyamakuru bitatu bikomeye ndavuga ibyandika hari Imvaho hari Ingabo hariya ntuza ntago nitamere yagasohoka oya ahubwo icyo gihe hari umuseso utwika koko icyo gihe kabisa ibyo binyamakuru paf inkuru bishyira hanze cyane Imana ikora ibitangaza gutyo ubwo ndikubwire ku bya studio nyine ukuntu nyine bimeze so nginjira muri studio umunsi Aaron ambwira ngo uze kuza ni kuko hari mu gitondo twavuganye muri City Plaza umva icyo gihe City Plaza yari igezweho urumva twapanze kuva 98 99 2000 okay 2000 nkora recording ndarecordinga recordinga Afrika haguruka ariko twarakoze disquette hari umuhungu witwa Claude twabanye cyane ariko n'ubu aracyari muri gisari witwa Claude usanase yari muri Ami Jazz Band yari yakoze disquette ya Afrika haguruka arambwira ati nta bintu byinshi mpindura kabisa n'ubikoze neza tugenda ari turaririmba bukeye arambwira ati tugaruka dukore mixage dukora ka mixage avuga ati ngiye mu rugendo ariko zagaruka tuyikore neza yitwara kuri radio Rwanda ibintu bibindi ndabyibuka show yari show bas kumva rumbiri mu Kinyarwanda cyane icyo gihe yari Zulu nanze gusohora iriya Zulu avuga iye mu Kinyarwanda Afrika nibyo Afrika haguruka korere Imana ubona amahoro kabisa abakurikiye Inzozi TV bahita babyumva cyane rwose barabizi nuko byagenze Afrika irasohoka iza kugongana n'amakoma sasa
ndabyibuka periode ndayibuka ntabwo byari byoroshye wari umuriro ntabwo byari byoroshye bon ibyo bihe noneho na sowazi nabo basohora isbaso umva gusenga kwanjye umva kurira kwanjye igitangaza no kubakoze imwe bo gusa azari nyinshi ahubwo imwe yamenyekanye cyane niyo yaciye nabo bagira igihe baragenda ubugira ngo bari muri Tanzania sinibuka yego ariko Imana yaramfashije dukomeza gusabana na Aaron gusa bimwe wavuze ku bijyanye na studio byaje kongora cyane gukorerwa indirimbo n'undi muntu kubera hari karite wari wagezeho hari karite natangiranye nayo donc niyo mpamvu abantu bavuga ngo Kamoso ko dasora indirimbo buri munsi donc ni ibintu bigoye umugabo witwa Aaron nitunga yagukorera indirimbo ukajya handi I know ndabyibuka rwose kugira ngo ubone iriya karite nawe Rwanda hari ariko byibura kugira ngo ukore ikintu cyiza nuko aho byibura kugira inama uvuga ati nkohereje nuza avugire producer ati kosora iki ngiki atari ibyo nta kintu na kimwe ushobora gukora nuko ibijyanye na studio ni ibyo ntago byari byoroshye icyo gihe yego ariko abe na gato ariko ubu ngubu turashima Imana ko studio zaje kuza zaje nyinshi nanjye nkaba mfite iyanjye ku giti cyanjye ntashobora kujya ku ruhande nziza cyane ndetse n'abantu barimo kureba amashusho barabibona ko hadekoye neza hari computer nziza ibikoresho bimeze neza kabisa ibyo byose rero ni kubera Imana kabisa turishimye cyane kabisa kandi turanezerewe ko Imana igikomeje kuguha umugisha gikomeje kuguteza imbere gikomeje kukwereka ko aho wavuye naho ujya ni heza yego cyane rwose nakunze ndi Burundi hari ikintu His Excellency yavuze avuga ngo Abanyarwanda tuzi aho tuvuye aho tugeze naho tugana ako kantu utakamenye mu buzima bwawe byaba ari ikibazo kumenya aho uvuye aho ugeze naho ugana yego bituma naho wahura n'ikibazo icyo ari cyo cyose bituma udashobora guhungabana yego cyangwa se ngo ugwe hasi urambarare burundu ntabwo bishoboka aho ugimaze kubona abantu benshi bankurikira ubu ngubu ni diaspora sinzi impamvu diaspora nyarwanda diaspora ndundi rwose ndabasuza kandi njya mbashimira cyane rwose buriya nuko wenda diaspora si uko Abanyarwanda batagukurikira ahubwo diaspora niyo kubera imico bakuriramo cyangwa imico babarimo bo bagomba kugaragaza reaction bagomba kugaragaza amarangamutima yabo ako kanya ariko Abanyarwanda uratuzi ukuntu duteye Abanyarwanda tureba bucece hari umugabo witwa Jean uramuzi Jean muri BAD ndavuze cyane uvuga ko mu gitaramo hari muri centre culturel yego twarangije urabizi ko ari umugabo uvuga make cyane ndabuka sinshaka kubyibagira ukuntu yambwiye ngo ID ucuranze ukabona umunyarwanda ukuntu byinishije Abanyarwanda hano muri centre uzi ko uri umunyarwanda no kujya gakome amashi gutya ni nk'umuzayirwa wanezerewe kwitaza shitariyeri na 12 nuko kandi tugomba kubyemera nuko duteye Abanyarwanda amarangamutima yabo ariko rwose ni byiza ifoko Abanyarwanda babohoka wakunze umuntu urayimwereka hariyo ikintu Abatanzania baturusha Kongo Tanzania Kenya ubu ngubu kwereka umuntu urukundo nuko ngo nimba giye nabonye ikiganiro cyiza kuri Inzozi TV bitangura subscribe ako kanya bien nabonye umuntu nkunda nakunze ikiganiro nkora subscribe nkamenyesha n'abandi cyane ibyo rero biri guteza entertainment imbere cyane niyo mpamvu usanga kugeza kuri umunota ubona ba Christina Shusho ashyira indirimbo minsi bika ikuzuza miliyoni ba Diamond Platinum cyane rwose mu masaha make ikuzuza miliyoni 2 kubera iki bagiye bashyigikirana niho isigeze niyo mpamvu nanabwira n'abantu nta makasete abantu bazongera kubona nta masede bazongera kubona nimba rero umuntu yitanze agakora ikiganiro harimo amatransport gukora ibikoresho wikoreye kamera igura amadolari hafi 5,000 birenze cyane rwose urumva ishobora guhura n'ikibazo ariko kugira ngo wereke Abanyarwanda uwo bakunda nukuri nabasaba rwose kora subscribe kuri channel Inzozi TV ahubwo sinzi ukuntu
nta rugo nari nabizi mfite indirimbo nitwa inzozi ngiye gusohora niye gusohora inzozi abantu batagira ngo nayikoze kubera ntuza televiziyo bakora ntuza rwose kuri Inzozi TV bakora subscribe no kushyikira no kumushyikira kugira ngo ibintu bibashe kugenda neza ibiganiro uyu munsi biri gutera imbere muri East Africa kubera iki kubera barashigikirana kandi nta nicyo biba bitwaye reka nkubwize ukuri nimba hari ikintu kibabaza umuhanzi umuntu kuva ko ati Eddy shango baba gufite indirimbo nziza nayikunze ngo ariko mbwira ukuntu bahajya nayidownloadinga gute namubaza ati sasa reka nkubaze ikibazo wakoze ba subscribe we wapi ngurumva ngo ngoze subscribe ngo zira notification ngo ziranderanja oya none se none ikintu kibabaza rero nuko yanze gukora subscribe ariko iyo nkoze igitaramo zakishura 10,000 ariko subscribe ntacyo bitwaye nta mafaranga yagenda nta mafaranga agenda yatari ariko nugukanda aho ngaho ukazajya ukurikirana ibiganiro cyangwa se indirimbo zashizwe kuri channel Eddy utangira iyi gahunda cyangwa utangira kwinjira mu mpano za Imana yaguhaye hari inzozi wari ufite yego hari inzozi wari ufite zidasanzwe hari ibintu byinshi wumvaga wifuza kuzageraho iyo utekereje cyangwa uyirebye ubona urimo urabigeramo urimo urabyinjiramo ubona bimeze gute ndi kubyinjiramo so inzozi za mbere nabanje kugira sorry gato inzozi za mbere nabanje kugira mu buzima bwanjye kware ukubaka urugo rwiza yego nicyo kintu cya mbere narwanye nacyo icyo nshimira Imana nuko Imana yampaye urugo nifuzaga yego kugira umugore mwiza utuje ucishije make usenga ibyo byonyine ni inzozi rwose kumpa umuryango noneho no gukorera Imana ntavunika no kubona studio aho nshobora gukora ndi à l'aise kandi bifite qualité nziza nshaka ibindi rero ubu numva ikintu nkeneye ni radio na TV kandi biri international apana televiziyo ido Jean de la Kwang mfite inzozi zo gukora TV irusha RBA ibyo ndabikubwiye nubwo bitoroshye ariko birashoboka ntabwo biroroshye ndagira ngo nkubwire ko nzakora TV nzakora iza biri ku rwego rukomeye kurusha na RBA wow ni byiza cyane urumva ukuntu humetse ntabwo byumva ariko icyo mubwira nuko uzabibona kandi sikera Imana zambe kubirebesha ibyuma bya muzika biri ku rwego international ku buryo nta muririmbyi n'umwe uzaza mu Rwanda vuga ngo agiye gufata ibyuma muri Kenya wow ibyo nibyo nkeneye na radio iri international nishaka Imana izampamagare ko ibyo bintu nabisize mu Rwanda bifasha Abanyarwanda kabisa yego dushyireho ya nzozi indirimbo rero ndi kwikora message urabura gato ariko uwa ntacyo izari inzozi ndagira ngo rwose muyumve ibyari inzozi Big boss naona kurukujina irabuminga kabisa uhoruntangaza mana uhorunkumura uko bwije nuko bukeye umbera musha bikanera intege zo gushaka mu maso hawe impamvu wandinze nukugira ngo uyu munsi ngubishimwe amasezerano yawe mana ntahinduka ibya
ibyari inzozi bibaye impamo ibyo narotaga birasohoye ibyari inzozi bibaye impamo ibyo narotaga birasohoye suko nahuye na Tobiya na Sanibalati ngo bankinege mu rugendo ngo ne gukomeza umusozi birukanya wafashe ukuboko ndawuzamuka mana n'isoko mburamumaro warahandimiye sinahapfira ndacyafite impamvu yo kugushima mana yanjye yes nyemerera mana wakira ishimwe rivuye mu mutima yes warakoze mana warakoze mana mu bibazo mu ntambara twarakubonye warakoze mana ibyari inzozi bibaye impamo ibyo narotaga birasohoye ibyari inzozi bibaye impamo ibyo narotaga birasohoye umva ndabizi mukunzura nkunda ibyo bikantera kwidunda urukundo mana rurundamana sinzigera mbundabunda Yesu wambwiye ko uzandinda ndabizi mukunzura nkunda ibyo bikantera kwidunda urukundo mpanda rurundamana sinzigera mbundabunda kuko ni wowe bwihisho bwanjye iteka ryose sinigeze mbona aho umukiranutsi wawe atabwa cyangwa umwana we wasabirize warakoze mana gusohoza amasezerano yanjye aho rero nuko byina sasa Inzozi TV warakoze uri mana warakoze toha inzara bunize imbuto bagahingira ubusibiye nayo amashyaka akabura mu biraro imirima ntiyera imyaka nishimire Uwiteka Imana y'agakiza kanjye haleluya warakoze uri mana warakoze garuka turi mu kiganiro ntabwo byari byoroshye ndibaza ko garuka tugira amahirwe rwose yo kuba ari twe tubashije kumva indirimbo bwa mbere ntabwo irajya hanze kandi ndibaza ko ni gukora mixage ngira ngo izasohoka ku itariki ya 29 saa 12 ejo bundi kuri anniversaire kwezi rwose na anniversaire yawe yego inzozi zawe
Imana yazihinduye. Turanezerewe cyane kuba turi kumwe nawe uyu munsi nk'Inzozi TV. Ariko iyi ndirimbo inshimishije cyane tugeze ku musozo, isa nkaho isoza cya kijwi cyawe kiryoshye. Ndacyumvise n'Abanyarwanda. Wakoze cyane rwose. Turanezerewe cyane. Eddy, dusa wenda nk'abagana ku musozo, turabizi ko unezerewe, turabizi ko uri mu byishimo byawe. Uzi ko tukiri mu minsi 100 yo kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi. Urabizi ko ndashaka kugira ngo duse nk'utuganiriza gatoya uruhare rw'abahanzi mu kubaka imitima y'Abanyarwanda, mu gufasha Abanyarwanda kwiyubaka. Urubona gute wowe? Reka nkubwire ko icyambere cy'abahanzi abantu bagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka imitima y'Abanyarwanda. Ariko nanjye nk'umuhanzi nanone sinabura kuvuga yuko hari abahanzi bitwaye nabi mu gihe cya jenoside yakorewe Abatutsi. Yego. Nabwira Abanyarwanda mu mwanya wabo, reka nce bugufi nsaba imbabazi. Nimba hari umuhanzi waba warakwiciye, nimba hari umuhanzi waba waragutangiye amakuru kugira ngo bashe kumugirira nabi famiye yawe, ntago mpagarariye abahanzi, ariko jewe nka EDDY KAMOSO sabye imbabazi cyane kuri icyo kibazo. Ariko icyo nshimira Imana nuko nyuma jenoside yakorewe Abatutsi abahanzi bagize uruhare rukomeye cyane mu kubaka imitima y'Abanyarwanda. Bakoze indirimbo zagiye zituma abantu bongera guhumurizwa, bati malgré ko twabuze abantu ariko haracyari ibyiringiro, tuzakomeza, tuzabaho, kandi byarabaye. N'abarimbi ba gospel byageze igihe nabo bakora indirimbo zongera guhembura imitima y'Abanyarwanda. Gusa ntabwo turageraho dushaka kugera. Ni ibintu tugomba gushyira mu ingufu cyane abahanzi, tukamenya neza yuko tugomba kubaka societe nyarwanda mu guhumuriza imitima. Kandi na cyane no gusenya ababashaka kugira ngo bongere bakomeretse bakore mu gikomere cy'Abanyarwanda. Je numva ari byo kwamagana cyane bikomeye, kuba bifuza kudusubiza inyuma. Ejo bundi nakoze igikorwa, navuga igitaramo muri nahise misirindi yihumure. Ndagiye nkubwire ngo impact iki kintu cyanyweretse ama message niyo wabona ko Imana yakoze ibikorwa. Ubu ariko ndibaza ko kiri kuri YouTube. Kuri YouTube ya Radio TV 10 Rwanda. Ubu abantu bari Burundi muri diaspora, hari Abanyarwanda rwose bumvise avuga ati Kamoso byagiraga mu kwezi kwa 4 uzakomeza gahunda bwa ahubwo uzagira iminsi 100. Ati leta gushigikire, ati iki kintu kizakomeze, ujye uzinduka mu gitondo nkuko byagenze. Ati kuko byagiraga iki gihe mu kwezi kwa 4 nkafata konje ku kazi, nafata konje mu kwa 4 nkagenda kugira ngo ntongera gusubira inyuma mu mateka, kuko byatumaga mpamuka. Ariko najya hanze nkumva ndaruhutse, najya nka Dubai. Ariko hari umuntu wampaye ubuhamya arambwira ati jewe nari ngiye gufata indege uwo munsi, ati ncana televiziyo, ati nta ncanye televiziyo, ati nkubona kuri TV10 saa moya za mu gitondo. Ati ngukurikiye sinzi ukuntu nafashwe, numva ndayunda ngo n'ubundi ngiye gukora icyo mahanga. Ati rero rwose, ati Imana ishimwe wampaye cyumweru rwose ati cyumweru cyagenze neza cyane. Urumva ko mu ndirimbo twari kumwe na Zafo n'abaririmbyi ba Good Shepherd b'Inyarutarama, baririmbyi batandukanye, ariko Abanyarwanda barahembutse cyane. No kwa ngo umuririmbyi afite uburyo bwiza bwo gutambutsa message. Nkuko playing y'indirimbo ushobora kuba naririmbye ari amagambo menshi, naje hano muri studio ndandika ariko sinzi undi kuyandikira. Niko ubuhanzi ubundi. Nk'uburiya araka ufashe mu avuga ati igiza nawe ku musozo amagambo wavuze atari ya niyo ankozeho. Donc buri muntu aba afite icyo yumva mu ndirimbo kandi kikamuhindura. Rero niyo mpamvu nabwira abahanzi bagenzi banjye no kwandika indirimbo zihumuriza,
cyane cyane zihumuriza zitanga ibyiringiro kugira ngo abanyarwanda batongera gusubira hahandi muri biriya bitekerezo n'ikindi kandi maze iminsi ndi kubwira abaririmbyi bazirinindamo buriya abaririmbyi nibyo hari igihe tugira ngo tugakubitwa tukabura amafaranga niyo nanababwira muri ibi bihe bazirinda abantu babashukisha amafaranga kuko benshi bashukishwa amafaranga ugasanga bagiye muri ya mitwe y'abateroriste kubera ibibazo bafite bro abateroriste ni babi barakwiga bakakumenya bakamenya ibibazo ufite bakagushyirira amafaranga ku isahani ariko reka nongere nkubwire jewe decision nafashe ndakubloka kuko ntabwo ushobora kushyiramo ibintu byo kudakunda u Rwanda kutaririmba u Rwanda rwanjye neza kutarushigikira so iyo rero ubinzanyeho genda kubloka ugakomeza gahunda zawe nicyo nanabwira n'abaririmbyi tugerageze turebe ukuntu twakora indirimbo zubaka twebwe ibyo turirimba bitanga ibyiringiro so ibyiringiro ni iki ugira ibyiringiro ari uko ufite inzozi ugati ufite ibyiringiro yuko nzagera aho ngiye so turi muri vision iyo vision tugomba kurwana twese tukagera muri iyo vision igihugu kiri icyerekezo igihugu kiri kujyamo nuko rero abantu benshi bagiye bahinduka kubera indirimbo ntabwo ari gospel gusa reba abamibirizi bari indirimbo mibirizi baramva katumye genda mibirizi ukuntu wari nziza ari imibirizi ari imibirizi ukumva ukuntu ayiririmbye ukavuga ati wana nibyo ariko amaherezo mibirizi zongera kuba nziza uyu munsi ugenda uhareba ukuntu hameze hameze neza ni iwacu hariya iwacu badatavuka inkuru hariya ariko ndahazi none niyo mpamvu rero urumva niyo mpamvu navuga ngo tugomba kuririmba indirimbo zubaka indirimbo zifite uruhare rukomeye cyane kuko njye narabibonye hariyo abantu rwose bagiye bamama gift umuntu akavuga ati Eddy umva fata imodoka indirimbo yawe yarampembuye mu gihe nari mu bibazo sinzi icyo naguha fata contact urabyumva navuye hano mu Rwanda reka nkubwire ukuntu Imana ikora ibitangaza navuye hano mu Rwanda ngera mu gihugu cy'i Burundi naherukagaho ryari kera cyane nkiri umwana nta papa usanzeyo nta papa sanze nta mwene nta muntu numwe nzi nta muntu numwe uvuga ngo ngiye kureba ariko narahageza kubera indirimbo nari nararirimbye zahembuye Abanyarwanda mubwize ngo nageze muri icyo gihugu mbumugisha kugeza ubwo njya kuririmba njya no kuvuga ubutumwa mu rugo rwa Perezida wa Repubulika y'u Burundi icyo gihe akiriho witwa Nkurunziza niyo navuze ni abaririmbyi nidushaka tujye dutegereza Imana kandi turirimba ubutumwa bw'amahoro ubutumwa buhumuriza bubaka imitima y'abantu ndabyibuka ukuntu Maremo Peter yavuze ati numva Afrika haguruka ndi mu ishamba uri kubyumva ku maradiyo ya Tanzania hehe numva kuri radio numva ku one day ati un jour Afrika izohaguruka ati ubona ukuntu Afrika ihaguruka ati ni ikintu cyiza ati rero urumva ati gahunda agomba kuyikora cyane ati kubushikira cyane ugakora tournée yitwa Afrika haguruka urumva indirimbo ntumenye umuntu iri bufashe ibazo nk'uwo yari mu ishyamba akumva Afrika akumva ko uwo munsi umwe Afrika izahaguruka kandi koko aza no kugira ku ntebe ya president nanjye ejo bundi sinzi ukuntu nagize gutya mbona President wacu His Excellence ayoboye Afrika kabisa ndavuga ni ukuwe kundusha ko Afrika ihaguruka niba President wacu Paul Kagame ageze kuri rwo kuyobora Afrika yes Afrika yarahaguruka ku gihugu kivuye muri genocide yes kitaramara n'imyaka 50 exact ubwo rero niyo mpamvu rero navuga nti indirimbo zagize uruhare rukomeye mu kubaka buretse no kubaka
no guhagarika jenoside yakorewe abatutsi n'abasirikare ntabwo ari kujya ku rugamba utaririmba bari bafite morale. Yes. Hari yose morale, atera morale aririmba kubera iki? Kubera indirimbo. So indirimbo zifite ikintu gikomeye cyane mu kubaka imitima no gutanga ibyiringiro. Ariko tutaza kujya ku musozo turirimbira ya ndirimbo ya Afrika. Dusa nkaho tuyinjiramo mbere yuko tujya ku musozo. Afrika, Afrika, haguruka korere Imana ubona amahoro. Afrika, Afrika, haguruka korere Imana ubona amahoro. Abanyafrika nimuhaguruke dushime Imana rurema yaduhaye Afrika nziza, iduha ibiyaga, iduha n'inyamaswa nziza. Ibyo byose nibyo bitatse Afrika yacu, ibyo byose nibyo bitatse Afrika yacu. Abanyafrika nimuhaguruke dushime Imana rurema yaduhaye Afrika nziza, iduha ibiyaga, iduha n'inyamaswa nziza. Ibyo byose nibyo bitatse Afrika yacu. Afrika yacu ni nziza cyane, tuyizamuye mu maboko y'Imana. Nyamwandani arahiga Afrika. Afrika, Afrika, haguruka korere Imana ubona amahoro. Wow. Eddy Kamoso, turanezerewe cyane. Ntabwo umuntu yaganira nawe ngo ibiganiro bizarangira. Murakoze cyane. Turagukunda cyane. Murakoze kandi cyane. turakomeza kwifuriza gutera imbere. Yego. Udusurize nabo mu rugo. Buriya hari umunsi tuzabasura mwese tuze tu. Ni karibu kabisa. Anytime. Ubugari kandi nzi kubusonga ba. I know. Ubugari kuzi kubusonga neza cyane. Bakunzi ba Inzozi TV, ndabinginze ukimara kureba iyi video nturebe gusa, wafashe umwanya munini ureba ukoresha internet yawe ni kubera urukundo. Genda hari ukore subscribe, tik ukore n'ahandi banuza notification kugira ngo ujye ubasha kugira iki, ujye ubasha kubona ubutumwa bukugereho igihe cyose hagiye ubutumwa. Imana iguhe umugisha. Jewe ndi Eddy Kamoso aka Volcan.